morning and happy Sabbath. Mwaramutse mwese kandi tubifurije isabato nziza. Today is a Sabbath day. Uyu munsi ni umunsi w'isabato. We are blessed to have the privilege to share the word of God to all of you who are listening to Voice of Hope Radio this day. Dufite umugisha wo kubona umwanya wo kuganira namwe ijambo ry'Imana mwese abateze amatwi radio ijwi ry'ibyiringiro uyu munsi. My sermon today entitled You Are My Witnesses. Ikibwirizwa cyanjye cy'uyu munsi gifite umutwe uvuga ngo muri abahamya banjye. Let's read Isaiah 43 verse 10. Mureke dusome Yesaya igice cya 43 umurongo wa 10. You are my witnesses, said the Lord, and my servant whom I have chosen, that you may know and believe me and understand that I am He. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. Mwebwe n'umugaragu wanjye natoranije muri abagabo bo guhamya ibyanjye niko Uwiteka avuga kugira ngo mumenye munyizere munyitegereze ko ari je nta mana yambanjirije kubaho kandi ntayizamperuka. I like to read another text in the New Testament, Acts chapter 1 verse 8. Mureke dusome n'irindi somo riri mu isezerano rishya mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and in all over the world. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samaria no kugeza ku mpera y'isi. Now, how many believe that when we accepted Jesus Christ, we are saved? None ni bangahe bizera ko iyo twakiriye Yesu Kristo dukizwa? Yes, at the very moment a person accepts Jesus by faith, God accounts him or her as righteous. Nukuri umwanya muri ako kanya iyo umuntu yakiriye Yesu Kristo kubwo kwizera, Imana imubara nk'umukiranutsi. That moment eternal life began. Ako kanya ubugingo buhoraho buba butangiye. Have you ever wondered why when God saves us, he leaves us here on earth? Mbese wigeze wibaza impamvu ubw'Imana yadukizaga iyi Imana idukijije iturekera aha kuri iyi si? If God had wanted to, he could have taken us directly to heaven the moment we trusted Christ as our Savior. Iyo Imana ibishaka yashoboraga kudufata ikahita tujyana mu ijuru muri ako kanya tukiyizera Yesu Kristo nk'umukiza, ariko siko yabigenje. But he didn't. Nyamara siko yabigenje. Which means that he left us on the earth for a particular purpose. Ibyo bisobanuye ko yaturekeye aha ku isi kubw'umugambi wihariye. William Arnott, a distinguished Scottish pastor in the last century, put the matter this way. Uwitwa William Arnott wo mu kirwa cy'Ubwongereza akaba yari umupastor wamenyekanye cyane mu kinyejana cyashize yabivuze muri aya magambo. To every true Christians, these two things may be said. Yaravuze ati umukristo nyakuri wese yavugwaho ibi bintu bibiri. One, you have need of Christ, and second, Christ has need of you. Icyambere ni iki? Ukeneye Kristo kandi Kristo nawe aragukeneye. He then adds this thought. Yarongeye kandi yongeraho iki gitekerezo ati the simple fact that a Christian is on earth, not in heaven, ukuri koroheje kuba umukristo ari ku isi ntabe mu ijuru, is proof that there is something for him here to do. Ni igihamya cy'uko hari ikintu afite agomba gukora kuri iyi si. And if he is not doing it, kandi niba atari gukora icyo kintu or neglect, akaba ari kukirengagiza, shows either that he is not yet a Christian, uko kukirengagiza kwerekana ko ataraba umukristo, or that he is a Christian who grieves Christ. cyangwa akaba ari umukristo utera Kristo agahinda.
a Christian but not following or walking with Jesus Christ. ni umukristo udakurikira kandi utagendana na Yesu Kristo. Now, what is it that God left you on earth to do? None se Imana yakurekeye ku isi ngo ukore iki? What is it that we can do on earth that we cannot do in heaven? Ni iki dushobora gukora ku isi tudashobora gukora mu ijuru? Yes, we can sing on earth and we can sing in heaven. Ni ukuri ku isi twaririmba ariko no mu ijuru naho twaririmba. We can worship on earth and we can worship in heaven. Ku isi twaramya Imana no mu ijuru naho twayiramya. We can fellowship with the other believers on earth and we will certainly fellowship with them in heaven. Ku isi twasabana n'abandi bizera kandi ni ukuri no mu ijuru naho tuzasabana rwose n'abandi bizera. The lists could be lengthened, can go on and on. Urutonde rw'ibyo twakora mu isi twazakora no mu ijuru rwaba rurerure ndetse umuntu akarukomeza cyane. But when you think about it, ariko ubitekereje, there is one main thing you can do on earth that you will never do in heaven. hari ikintu kimwe cy'ingenzi ushobora gukora ku isi ariko utazigera ukora mu ijuru. What is that? None si icyo kintu ni igiki? You cannot tell a lost sinner about Jesus Christ in heaven. Mu ijuru ntushobora kubwira ibya Yesu Kristo umunyabyaha w'inzimizi. Why? Kubera iki se bimeze bityo? There will be no sinners in heaven. Nuko mu ijuru nta banyabyaha bazaba. So if you are going to tell them the good news about Jesus, you have to tell them while you are still here on earth. Rero niba ugomba kubwira abanyabyaha inkuru nziza yerekeye Yesu Kristo, ugomba kubibabwirira ahangaha ku isi. Yes, we are God's witnesses. Nukuri turi abagabo bo guhamya Imana. Long before Jesus came down to earth and became our Savior, God declares in Isaiah 43 verse 10. Mbere yuko Yesu azaha kuri iyi si akadubera umukiza akaducungura, Imana hari icyo yavuze muri Yesaya 43:10 ngo, we have read it. Let's read one more time. You are my witnesses, declares Jehovah. Yes, my servant whom I have chosen, so that you may know and have faith in me and understand that I am the same one. Before me no God was formed, and after me there has been none. Twabisomye, reka twongere tubisome. Bibiliya iravuga ngo, mwebwe n'umugaragu wanjye natoranije muri abagabo bo guhamya ibyanjye, ni Uwiteka avuga, kugira ngo mumenye, munyizere, munyitegereze ko ari je, nta mana yambanjirije kubaho kandi ntayizamperuka. And just before he returned to heaven, Jesus explained to his disciples what they were to do after his departure. Kandi mbere yuko Yesu asubira mu ijuru, yasobanuriye abigishwa be icyo bagombaga gukora ubwo azaba amaze kugenda. What he said to them, he also says to us. Icyo yababwiye icyo gihe ni nacyo atubwira uyu munsi. Remember, he left us on the earth that we might be his witnesses. Mwibuke ko yadusize aha kuri iyi si kugira ngo tumubere abahamya. Acts chapter 1 verse 8 says, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and to the end of the earth. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8 haravuga ngo, icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. On earth we are his witnesses. Turi abahamya ba Kristo kuri iyi si. He does not send angels to proclaim his name. Ntabwo yohereje abamarayika kugira ngo aribo bamamaza izina rye. And he does not write the gospel in the lightning across the skies. Kandi ntabwo yandika ubutumwa bwiza mu kirere akoresheje umurabyo. He uses people like us. Akoresha abantu nkatwe To convince other people like us to believe in him. kugira ngo tubwire abandi bantu nkatwe babashe kumwizera. We are God's witnesses. Rero turabahamya b'Imana. His evidence, if you will. Itegereje ko tugira ubwo bushake To convince an unbelieving world. tukamenyesha kandi tukabwira isi y'abatizera. If we do not do our part, God has another plan. Turamutse tudakoze uruhare rwacu rero,
Imana nta wundi mugambi, nta yindi gahunda ifite. Listen to the words of Jesus in Acts chapter 1 verse 8 as he imparted this truth to his followers. Ongera wumve amagambo ya Yesu yabwiye abigishwa be mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8 ubwo yabagezagaho ukukuri gukurikira. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses. Yarababwiye ati cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira kandi muzaba abagabo bo kumpamya. Acts chapter 1 verse 8 emphasizes two things we need to know. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8 hashimangira ibintu bibiri dukeneye kumenya. Number 1, icya mbere, the Holy Spirit empower the disciples. Mwuka wera ahimbaraga abigishwa. Number 2, icya kabiri, the Spirit-filled disciples witness about Jesus around the world. abigishwa buzuye umwuka wera bahamya Yesu ku isi yose. So our greatest need today is the power of the Holy Spirit. Bityo rero ubukene buhebuje ubundi dufite uyu munsi ni ubukene bw'imbaraga y'umwuka wera. Why? Kuki bimeze bityo? Because only the Holy Spirit can change hearts, restore families, and save entire nation from destruction. Ibyo biterwa nuko mwuka wera wenyine ari ushobora guhindura imitima yacu, akazahura imiryango yacu yazahaye kandi agakiza ishyanga ryose kurimbuka. That's why we need the Holy Spirit. Niyo mpamvu dukeneye mwuka He wera. can take the gospel we preach ashobora gufata ubutumwa bwiza tubwiriza and use it to bring men and women kandi akabukoresha kugira ngo azane abagabo n'abagore to repentance of sin and faith in Jesus Christ. abageze ku kwihana icyaha kandi bizere Yesu Kristo. He can replace their old hearts with the new ones and give them a hunger to live for righteousness. Ezekiel verse 26 and 27. Ashobora guhindura kubaguranira ya mitima yabo ishaje ya kera, none hakaba imitima mishya, ndetse akabaha n'inzara yo kwifuza kubaho bakiranutse, nkuko tubibona muri Ezekiel igice cya 36 murongo wa 26 no 27. Bibiri kambwira ngo nzabaha n'umutima mushya, mbashyiremo umwuka mushya, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye, kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, ntume mugendera mu mateka yanjye, mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza. Hallelujah. Hallelujah. So God gave us a new heart. Imana iduha umutima mushya. Now, when Jesus was still here on earth, ubwo Yesu yarakire hano ku isi, Jesus told his inquisitive disciples that instead of worrying about the timing of the second coming, Yesu yabwiye abigishwa be babazaga ibibazo byinshi ko aho guhangayikishwa n'igihe azagarukira, they should focus their attention on the job at hand. bari bakwiye guhanga amaso yabo ku murimo wari imbere yabo bagombaga gukora. First, they would be filled with the Holy Spirit, Icyambere bagombaga kubanza bari bakwiriye kuzuzwa umwuka wera, and then they would be witnesses for Christ. ibyo byarangira bakaba abahamya bahamya Kristo. This was and is God's plan for his people. Uwo wari umugambi w'Imana kandi ni nawo umugambi wayo ku bwoko bwayo ubu. It is not too much to say that this is God's job description for all his children. Ntibihagije kuvuga ko umurimo w'Imana usaba ibi n'ibi ku bana bayo bose. Jesus said, Yesu yaravuze ati, you will be my witnesses. muzaba abagabo bo kumpamya. What did he mean? None se ubwo yashaka kuvuga iki? In its basic sense, it means to declare the truth to another person. Mu busobanuro shingiro bw'aya magambo ni ukubwira ukuri undi muntu. What is a witness? None se umuhamya ni muntu ki? I like to offer 3 answers that help us understand what it means to be a witness for Christ today. Shaka gutanga ibisubizo bitatu kuri iki kibazo bidufasha gusobanukirwa icyo bisobanuye kuba umuhamya wa Kristo uyu munsi. Number 1. Igisubizo cya mbere ni iki? A witness
tells what he knows. umuhamya avuga ibyo azi. The dictionary defines the word witness this way. Inkoranyamagambo isobanura ijambo umuhamya muri ubu buryo. Witness is one who has seen or heard something. Umuhamya ni umuntu wabonye cyangwa wumvise ikintu. And one who furnishes evidence. Kandi akaba wa wundi utanga igihamya cyabyo. A witness is someone who can say, "Oh, I know this is true." Umuhamya ni wa wundi ushobora kuvuga ati ndabizi rwose ibi ni ukuri. You don't have to be a theologian to be a witness for Christ. Ntabwo ukeneye kuba umuhanga wize iby'iyobokamana ngo ubone umuhamya wa Kristo. You don't have to go to Bible school or seminary. Ntabwo ukeneye kubanza wajya mu ishuri ryigisha Bibiliya cyangwa seminari. You don't have to be a missionary. Ntabwo ukeneye kuba umumisiyoneri. It does not require a college degree or a high IQ. Ntabwo bigusaba kugira impamyabushobozi ya kaminuza cyangwa ubwenge buhanitse. To be witness, just tell the truth about Jesus to anyone who is willing to listen. Kuba umuhamya wa Kristo ni ukubwira umuntu wese ubasha kukumva ukamubwira ibya Kristo. That's where witnessing always begins. Aho ngaho niho guhamya bitangirira iteka. A witness tells what he knows. Umuhamya avuga ibyo azi. Those who knows, kubazi rero, tell it to those who do not know. Nimubwire abatagize icyo bazi. Number 2. Icya kabiri, a witness shares what he has experienced. Umuhamya abwira abandi ibyamubayeho. Let's go to 1 John 1 and 2. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at and our hands have touched, these we proclaim concerning the words of life. John says, I saw him, I heard him, I walked with him, I touched him. Mu rwambere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri haravuga ngo uwahozeho uhereye mbere na mbere, uwo twumvise, uwo twiboneye n'amaso yacu, kandi uwo twitegereje intoki zacu zikamukoraho, ariwe jambo ry'ubugingo, kandi ubwo bugingo bwarerekanywe, turabubona, turabuhamya, kandi none turababwira iby'ubwo bugingo buhoraho bwahoranye na Data wa twese tukabwerekwa. Ahangaha Yohana avuga ati naramubonye, naramwumvise, nagendanye nawe ndetse namukozeho. Now there are 3 stages here. Ahangaha rero hari intambwe eshatu. The first, Christ appeared on earth. Intambwe ya mbere nuko Yesu yabonetse ku isi, yabaye ku isi. In other words, the disciples now are being with Jesus. The disciples accept Jesus. Ibyo bivuze ko abigishwa bari kumwe na Yesu ndetse baramwemeye. So that's the first stage. Iyo ni intambwe ya mbere. Be with Christ. Kubana na Kristo. Accept Christ. No kumwakira ukamwemera. Number 2. Intambwe ya kabiri. We have to experience him personally. Tugomba kumwakira akaba muri twe buri wese ku giti cye. That's what the experiences of the disciples. Ibyo niko byagenze kubigishwa. They were with Jesus more than 3 years. Babanye nawe imyaka irenga 3. They experienced Jesus personally. Baramwakiriye abana nabo ubwabo ku giti cyabo. Stage number 3. Intambwe ya gatatu. Then declare him to others that do not know him yet. Ikindi gikurikiraho ni ukumubwira abandi batamuzi. Now, if you have not experienced Jesus, niba rero utarakeye Yesu ngo abe muri wowe, you cannot witness for him. Ntushobora kumuhamya. Or you can try, but it's going to come off sounding can. Ushobora kugerageza ariko bizarangira byumvikana ko ari nk'amagambo y'ubucakura. What a difference it makes when you share from the depths of your soul what Jesus means to you. Mbega itandukaniro ribaho iyo uhamya bivuye mu ndiba y'ubugingo bwawe uvuga icyo Yesu asobanuye kuri wowe. Because you have experienced him. When you share him to other people, or you will share him with power. Kubera ko wamwakiriye akaba ari muri wowe, igihe uzaba umubwira abandi uzabivuga n'imbaraga. This is the best kind of witnessing.
ubwo nibwo buryo buhebuje buruta ubundi bwo guhamya. If you know Jesus, niba uzi Yesu, you can talk about what he has done for you. ushobora kuvuga ibyo yagukoreye. You can share how he changed your life. ushobora kubwira abandi uko yahinduye ubugingo You bwawe. can tell how he guides you day by day. ushobora kubwira abandi uko akuyobora umunsi ku wundi. How he gives you strength to face your trials and courage to conquer your fears. ushobora kubabwira uko aguha imbaraga zo guhangana n'ibigeragezo uhura nabyo ndetse n'ubutwari bwo kunesha no gutsinda ubwoba bwawe. You can tell how he found you in your sin and gave you a brand new life. ushobora kubwira abandi uko yagusanze mu byaha maze akaguha ubugingo bushya. Let me add one word of advice. reka mbabwire irindi jambo rimwe mbagira inama. You don't have to convince your friends ntabwo ukeneye kwemeza inshuti zawe that they need Christ. ngo bemeze ko bakeneye Kristo. Only the Holy Spirit can do it. Mwuka wera wenyine ni ushobora kubikora akabemeza. Yes, there is a big difference between telling and selling. Nukuri hari itandukaniro rikomeye riri hagati yo kuvuga no kwemeza. If you do the telling, wowe nuvuga gusa, the Holy Spirit can do the selling. Mwuka wera azemeza. Number 3. icya gatatu, A witness remains loyal to the end. umuhamya aba indahemuka kugeza ku iherezo. In Greek, the word for witnesses is martyrs. mu rurimi rw'ikigiriki ijambo umuhamya rivuga martyres, from which we get the English word martyr. aho ngaho niho dukura ijambo ry'icyongereza rivuga martyr. It means being loyal to Jesus, ibyo bisobanuye kuba indahemuka kuri Yesu, being loyal to Jesus no matter the cost, ukaba indahemuka kuri Yesu icyo byagusaba cyose, and speaking up for him even when others oppose you. ndetse ukamuvugira nubwo abandi bakurwanya. How many of us are willing to do that? Ni bangahe muri twe bifuza kandi bashaka gukora ibyo? If you are going to witness for Christ, niba ugiye guhamya Yesu, it means being loyal to the end. ibyo bisobanuye ko ugomba kumubera indahemuka kugeza ku iherezo, And that will make you unpopular in the world. kandi ibyo ngibyo ntabwo bizatuma uba umuntu w'ikimenya bose mu isi. Yes, you may not win Employee of the Year, ni ukuri ushobora kutabona akazi kasohotse karatangwa muri uwo mwaka, or you might be passed over for a promotion. ikindi kandi ushobora kutazamurwa mu ntera mu kazi kawe. Yes, it could cost you dearly to be a true witness for Christ. kuba umuhamya nyakuri wa Kristo bishobora kugusaba guhara ibyo ukunda cyane. In the early church, believers choose death rather than deny the name of our Lord. mu itorero rya mbere abizera bahitagamo gupfa, bakemera gupfa aho kwihakana izina ry'umwami Yesu. Are you willing to die for Christ? mbese nawe ufite ubushake bwo gupfa uzira Kristo? Since most of us won't be called upon to do that, kubera ko benshi muri twe badashaka, batifuza no kuba bahamagarirwa gupfa bazira Kristo, here is the much harder question. aha hari ikibazo kirushijeho gukomera babazwa. Are you willing to live for him? icyo kibazo ni iki ngo none se ushaka kubaho umugaragaza? Are you willing to live for him? ushaka kubaho umugaragaza? Let me leave you with this personal definition. reka mbahe ubu busobanuro bwanjye bwihariye. A witness is anyone who cooperates with the Holy Spirit umuhamya ni umuntu uwo ari we wese ukorana na Mwuka wera in telling others about Jesus. mu murimo wo kubwira abandi ibya Yesu. Yes, all God needs is a little cooperation from his people. icyo Imana ishaka kurusha ibindi ni ugukorana n'abantu bayo. When he gets it, iramutse igeze kuri icyo, we can change the world. bigenze bityo rwose twahindura isi. God invites us to cooperate with the Holy Spirit Imana iturarikira gukorana n'Umwuka wera in telling others about Jesus. mu kubwira abandi bya Yesu. This is God's job description for every Christian. iki nicyo gisobanuro Imana itanga ku murimo wayo iha umukristo wese. If we will do our part,
twebwe nidukora uruhare we rwacu may be sure that the Holy Spirit will do his. tuzasigara tuzi neza ko mwuka wera nawe azakora uruhare rwe. Listen to this quotation. Nimwumve neza aya magambo. The church is God's appointed agency for the salvations of men. Itorero ni igikoresho cyashyizweho n'Imana kubw'agakiza k'abantu. Its mission is to preach the gospel to the entire world. Ndetse inshingano yaryo ni ukubwiriza ubutumwa bwiza abatuye isi bose. And the other quotation says, Andi magambo aravuga ngo this task will never be finished uyu murimo ntabwo uzigera urangira until the membership unites in the work. ntuzarangira kugeza ubwo abagize itorero bazafatanyiriza hamwe muri uyu And murimo. the essential latter rain cannot come kandi imvura y'itumba ntizigera iza until the largest portion of the church are laborers together with God. kugeza igihe umugabane munini w'abagize itorero bazahinduka abakozi bakorana n'Imana. That is why we have this initiative called total member involvement. Iyi niyo mpamvu dufite iyi gahunda yiswe twese mu murimo. Our team today, I will go. Intero yacu dufite muri iki gihe ni iyi ngo niteguye kugenda. Total member involvement. Ni twese mu murimo. Now, let's just summarize. Reka rero twongere tugaruke ku magambo tuvuge muri make. A witness tells what he knows. Umuhamya avuga ibyazi. A witness shares what he has experienced. Umuhamya avuga ibyamubayeho. A witness remains loyal to the end. Kandi umuhamya akomeza kuba indahemuka kugeza ku I will iherezo. close with a short story. Reka nsoze n'igitekerezo A kigufi. story of youth pastor and senior pastor. Ni igitekerezo cy'umupasitoro wari ukiri umusore n'umupasitoro wari ukuze. The senior pastor said to the young pastor, next Sunday you will preach. Wa mupasitoro wari ukuze yabwiye wa mupasitoro w'umusore ati ku cyumweru gitaha niwe uzabwiriza. This young pastor said, oh no sir, let me do other things, visiting, help the church maintenance or any other things. I'm not ready yet to preach. Yaramubwiye ati pasitoro rwose mbabarira reka njye nkora ibindi bintu wenda nzajya nsura mfashe mu gusana ku rusengero nkore n'ibindi bintu ariko ntabwo niteguye kubwiriza. No, you have to preach because that is our work as pastor. Wa mupasitoro mukuru amubwira toya ugomba kubwiriza kubera ko nk'abapasitoro uyu niwo murimo wacu. The senior pastor announced at the church that our youth pastor will be preaching next Sunday. Nuko wa mupasitoro mukuru amenyesha abagize itorero bose ko ku cyumweru gitaha wa mupasitoro ukiri umusore ari uzabwiriza. So the following Sunday, many came to listen to the youth pastor. Nuko ku cyumweru cyakurikiyeho haza abantu batabarika baje kumva wa mupasitoro ukiri muto. Yes, the young pastor went up to the pulpit Nuko wa mupasitoro ukiri muto arazamuka ajya ku ruhimbi. and welcomed the congregation. Nuko yakira abaje gusenga, Started with the opening song atangiza indirimbo ibanza and pray. maze aranasenga. Then he started his sermon. Nuko abatangiye ikibwirizwa cye Started with question. agitangiza ikibazo. The question is, Ikibazo yabajije cyari iki how ngo many of you knows my sermon today? yarabajije ati ni bangahe muri mwe bazi ikibwirizwa ndabwiriza uyu munsi? Spontaneously the member answered, no, we don't know. Abari aho bose basubirije icyarimwe kandi vuba bati rwose ntitukizi. They are talking to each other. How can we know he did not preach yet? How can we know? So we don't know. Bagiye bongorerana bavuga bati ariko se twabimenya dute twakimenya dute atarakibwiriza rwose ntitubizi. The youth pastor looked at them Nuko umupasitoro ukiri muto arabitegereza and he said, maze aravuga ati because you don't know my sermon today, let us all stand for closing prayer. kubera ko mutazi ikibwirizwa cyanjye cy'uyu munsi ni mucyo rero twese duhaguruke dusenge maze dusoze. When amen, we can hear the sounds. Abantu bakomeje kujujura basakuza bavuga n'amajwi menshi cyane bati ibi ni ibiki. When he went down from the pulpit, Ubwo yaramanutse yavuye ku the ruhimbi, senior pastor was there wa mupasitoro umukuru yari aho ngaho and he scolded him. maze aramutonganya. Why you did not preach? Byakugendekeye bite kuki utabwirije? Next Sunday preach again.
aramubwira ati ubwo bimeze bityo rero ku cyumweru gitaha uzongera ubwiriza to preach. ugomba kubwiriza. No, pastor, please assign me another things. No, next Sunday you have to preach. Wa mupastor mutaramubwira toya rwose mbabarira nzakora ibindi ariko wa undi aramubwira ati oya ugomba kuzabwiriza. Sunday came. Nuko ku cyumweru haba harageze. No other choice. Nta yandi mahitamo yari The young afite. pastor have to be in pulpit again. Wa mupastor ukiri muto yagomba kongera akajya ku ruhimbi. He welcomed the congregation. Yakiriye abaje gusenga. Continue with opening song and prayer. Akomeza n'indirimbo ibanza ndetse aranasenga. Then he started with the question, how many of you knows my sermon today? Yatangiye abaza ikibazo ati ni bangahe bazi ikibwirizwa cyanjye cy'uyu munsi? Members thought for a while. Ba bantu baje gusenga batekereje akanya gato. Last Sunday we answered no and no sermon. Ubushize twasubije ko tutabizi bityo rero icyo kibwirizwa ntacyo tuzi. That is why they answered yes we know. Noneho rero baratekereje baravuga bati aha uyu munsi ho ikibwirizwa turakizi, expecting that he will preach. Bavuze bacyo biteze ko agiye kubwiriza noneho. And the pastors look at them. Nuko pastor arabitegereza and he said, maze noneho aravuga ati because you already knows my sermon, noneho kubera ko muzi ikibwirizwa cyanjye, let us stand for closing prayer. Muhaguruke noneho dusenge dusoza. After the prayer you can hear the noise. Ubwo yari amaze gusenga bashaka kumva abantu bavuga bongorerana basakuza. Members left the church grumbling. Abantu bavuye mu rusengero basakuza cyane. The senior pastor again scolded him harshly. Wa mupasitoro yongeye kumuhamagara amubwira amagambo ashaririye. Young man, you are a pastor. Ti wa musore we uracyari muto. You have to preach. Ugomba kubwiriza rero. Next Sunday, preach. Rero ku cyumweru gitaha uzongera ubwirize. The young pastor said, oh sorry pastor, please give me another job. Not this one. Wa mupastor ukiri muto aravuga ati pastor mbabarira mpa kandi kazi nzakora ibindi bintu. Next Sunday preach. Aravuga toya ahubwo ku cyumweru gitaha uzabwiriza. Next Sunday came. Nuko cya cyumweru kiba kirageze. No other choice. Nta yandi mahitamo yari afite. The young pastor is back on the pulpit. Wa mupastor ukiri muto arongera asubira ku ruhimbi. As usual he started with song then pray. Nkuko bisanzwe atangiza n'indirimbo hanyuma arasenga. And he again opened with a question. Maze arongera atangiza ikibazo. How many of you knows my sermon today? Arabaza ati ni bangahe muri mwe bazi ikibwirizwa cyanjye cy'uyu munsi? The congregation was silent for a while. Abari mu iteraniro bafashe kanya gatoya baraceceka and answer. Hanyuma barasubiza. They split. Mu gusubiza kwabo bajemo imigabane ibiri. Over here no. Abo ku ruhande rumwe baravuga bati oya. Over there yes. Abandi nabo hariya baravuga bati yego turakizi. Because they answer no sermon. They answered yes, no sermon. So they split. Half of them answer yes, half of them answer no. Uruhande rumwe kimwe cya kabiri cyaravuze kiti ntitubizi, abandi baravuga bati turakizi kibwirizwa cyawe. So the pastor look at them and smile. Nuko wa mupasitoro arabitegereza aramwenyura. Now arababwira ati noneho rero those who knows, abazi kibwirizwa cyanjye, tell it to those who do not know. Mugende mukibwire abatakizi. Let us stand for closing prayer. Nuko arabwira ati noneho nimuhaguruke dusenge isengesho risoza. The senior pastor then met him after he went down from the pulpit. Nuko amupasitoro mukuru aragendera musanganira ubwo yaravuye ku ruhimbi. The senior pastor embraced him. Wa mupasitoro mukuru aramuhobera noneho and said, congratulations my man. Aramubwira ati nuko muhungu wanjye. That is the best sermon I have ever heard. Ikibwirizwa wabwirije ni ikibwirizwa gihebuje ibindi nigeze numva. Those who knows, ubu ngubu abazi, tell it to those who do not know. Bagiye kubwira abatafite icyo bazi. Now what are you going to do about it? None se ibi murabikoraho iki? Remember, muzirikane iki ngiki. Those who knows, abazi, tell it to those who do not know. Mugende mubwire abatafite icyo bazi. We are God witnesses. Turi abahamya bo guhamya Imana. Are you willing to tell others about Jesus this coming 2 weeks? Mbese muri ibyumweru bibiri bigiye kuza uzaba ufite ubushake bwo kubwira abandi bya Yesu? Invite
people to tune into Voice of Hope Radio from tonight 7 to 8 p.m. turagusaba rero ngo urarikira abantu gushyira urushinge rwa radiyo yabo kuri radiyo ijuru ry'ibyiringiro guhera saa moya kugeza saa 2 z'umugoroba, and every night for 2 weeks from January 16 to 30. kandi buri mugoroba tuzaba turi kuri uwo murongo mu gihe cy'ibyumweru 2 guhera ku itariki ya 16 uyu munsi kugeza ku itariki ya 30 mu mwaka w'ibihumbi 2021. We are God witnesses. Turi abahamya bo guhamya Imana. God bless you all. Amen. Imana ibaho umugisha mwese. Amen. Good morning.